ninjye muntu bihamije Conspiration biriya bintu akora muri Seburikoko cyangwa mu zindi filime hari niyo yakinye tumwita yitwa Ntare y'Ingore yitwa Ntare y'Ingore ubundi iyo ngiyo ni nayo numva ngewe nanamumenyeyeho cyane. Kongeye kubaha ikaze inshuti mukurikira ibiganiro byacu ku Bahanga TV, channel y'umwihariko, channel y'umwimereri, tubagezaho ibiganiro bitandukanye aho tuganira n'abastari, tukaganira n'ibyamamare ndetse tukaganira n'abantu bagiye bakora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo natwe tugire icyo tubigiraho. Rero ndi Jado, aka kanya mbazaniye umutumirwa. Mbere yuko abibwira, reka nkwibutse gukanda kuri subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro byinshi tugutegurira bijye bikugeraho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Reka rero ne kubatindira, mbanze mpe umutumirwa wacu umwanya abanze abibwire mbere yuko dukomeza ikiganiro. Umusaza bimeze gute se? Nipo nta kibazo. Uraho urashima Imana? Ewana ndashima Allah. So murakoze kutwakira. Nanjye nitwa Abayisenga de Santos, niyo mazina yanjye ya nyayo, ariko ubundi ayo mu kazi ni Chris, Beni n'ayandi bagiye bamenya benshi. Nkaba ndi umukinnyi wa filime wabigize umwuga, ni byinshi mutuziho, kandi dukomeza no kubashimira support zanyu, uburyo mudusapotinga muri ibiganiro byacu, mureba filime zacu, abantu bacu turabasuhuje. Wakoze kwitabira ubutumire, kuko urabizi muri iki gihe biba bigoye. Hari igihe ushobora gutumira umuntu ntabone umwanya, ntabone uko ahagera muri studio. Reka mbanze ngushimire kwanza. Murakoze natwe kutwakira muri studio zanyu mukaduha karibu, turabibashimira cyane. Hanyuma uvuze ngo witwa Kibeni. Kibeni nibyo zina mbashije kumvamo mbere ya yandi yose. Na Chris Kibeni. Niyo mazina yawe bwite cyangwa afite ahandi hantu yaturutse? Ayo niyo mazina y'akazi. Akahe kazi, kugira ngo twumva ashobora kuvuga se ni umumotari, ni umushoferi, ni akahe kazi kakuzaniye ayo mazina, yaje mu buhe buryo? Ndakeka abantu badukurikiye kuri iki kiganiro ntabwo ari ubwa mbere bambonye. Nakinye filime nyinshi cyane koko, kandi n'ubu ndacyazikina n'ubu ngubu, kandi turi kubaganiriza kugira ngo tutabicisha irungu. So rero ayo mazina yamenyekanye muri filime, mu mafilime menshi nagiye nkinamo. Reka duhere kuri Kibeni, niryo zina ndaza kwibandamo cyane. Kubera iki wiswe iryo zina, byaturutse kugira ngo tubanze twumve aka kantu k'agasirino kuntu katurutse, kuko Kibeni urumva ushobora kubyibazaho byinshi. Ni iyihe filime yatumye bakwita gutyo? Kibeni, hari filime bita ngo Iga Series. Iga Series. Ni filime ica, donc reka twe kwibuka tunabitindaho cyane, ariko iyo filime niyo yakoze izina. Irimo comedy, ni filime irimo ibintu byinshi cyane, harimo inyigisho. Ni filime nziza, harimo umugore wanjye witwa gutya Bella, abari kunca inyuma, ariko naga filime keza. So rero naga filime ubwo Iga Series niko kwitwa. Hanyuma se muri iyo filime ukina witwa Kibeni, ukina uri umugabo cyangwa? Nyina ndi umugabo bari kunca inyuma. Ukina uri umugabo wubatse ariko umugore wawe kaguca inyuma? Yes. Ese mwibariza akabazo k'amatsiko, ibintu bijyanye no guca inyuma kw'abagabo n'abagore, urimo urabibona ute? Ubona hari ingaruka bishobora kugira, cyangwa nkuko mubikina muri filime hari message muba mushaka gutanga? Ubibona ute hanze ya filime, uramutse ufite nk'umugore bitari muri filime hanyuma akaguca inyuma? Ese reka ngaruka inyuma gato, urubatse cyangwa ntabwo wubatse?
Ngiye ntabwo ndubaka ariko ndabiteganya. Urabiteganya? Ubwo rero reka nkubaza ko kabazo, uramutse ufite umugore akaguca inyuma ukabimenya wabigenza ute? Ibyo umuntu yakora ni byinshi ariko icyo kibazo nta nubwo kinoroshye. Ariko kuba umugabo nyine nicyo biba bivuze. Hari urwego uba uvuyemo, donc hari urwego uba waravuyemo kugira ngo witwe umugabo. So bivuze ngo nshatse nk'umugore ngewe akanca inyuma, icyambere uwo mugore yaba akoze amakosa, kuko iyo tugiye gusezerana dusezerana tuvuga ko tuzatandukanywa n'urupfu. Ubwo icyo gihe tudatandukanyijwe n'urupfu tugatandukanywa n'ikindi kintu cy'uko wenda yaciye inyuma, biragoye. Murasezerana ariko umuntu ajya akosa mu buzima se ntibibaho? Ibyo bibaho rwose. Ariko biba bigoye. Ubundi erega ikosa si ugukosa, ahubwo ikosa ni ukumenya cya kintu wakoze ko ari ikosa ntugikosore, cyangwa se ngo usabe imbabazi. Yego. Ariko ikindi buriya ku bantu banacana inyuma, ndakubwiza ukuri, kereka iyo umuntu agufashe. Gusa singiye gushishikariza abantu ngo bacane inyuma, ariko iyo umuntu atagufashe ntago wasenya. Kubera ko muragomeza mukanabana nta n'ikibazo kibirimo. Ariko ubundi n'umuntu uca umugabo we inyuma cyangwa umugabo agaca inyuma umugore we, ubyumve ko ari amakosa uba uri gukora kandi ntabwo ari ibintu byiza. Tugarutse gatoya ku bintu bijyanye n'umuziki cyangwa se entertainment muri rusange, watubwiye dutangira ko uri umuhanzi ukaba n'umukinnyi w'amafilime, ukanazandika ni byinshi. Winjiye muri ibi bintu ryari, ubimazemo imyaka ingahe? Katari kininira, sibye ko wenda impano yanjye yari yarahishwe bitewe n'uburyo wenda byadusabye imbaraga kugira ngo tunagere kuri level yo kubikora. Ariko ubundi ntago ari kinini, maze nk'imyaka 3. Kubera icyo uvuze ko impano yahishwe, ni mu buhe buryo, ninde wayihishe? No kuvuga ngo ibi bintu nakagombye kuba narabitangiye kera, ariko bitangiye ngaragara nkaho nkuze, nubwo wenda bitaraba cyane kuko nta nirirarenga. Ndateganya gukora ibintu byinshi ndetse nkagira nabo mfasha tukazamurana tugakora, ariko nakagombye kuba narabitangiye kera. Ni ukuvuga ngo umaze nko gushyira hanze amafilime angahe, cyangwa izo wagiye ugira mu ikorwa ryazo, watubwira mwazingahe? Uriya se hari izo nanditse ngewe zanjye ku giti cyanjye zinaca kuri yica n'ubita Abahanga TV. Izo filime zimaje kuba 3. Ariko hari n'izindi umuntu aba yaragiye yandika agahereza abantu, nawe urabizi, bagakora. Ese buriya filime ntekereza ko ntabwo ari ikintu cyoroshye, mu bundi buryo navuga ko ni ikintu gisaba igishoro cyangwa amafaranga. Mubigenza mute? Hari umuntu ufite umuterankunga ku buryo agushorera muri filime, cyangwa byose urabyikorera? Abagusapotinga bo ntago babura, kuko n'abantu bacu bicara bakareba ibintu byacu bo ubwabo, ibyo ni inkunga baba baduteye. Ariko ntago nakicara ngo mvuge ngo nabonye umuntu usapotinga amafaranga business ndayagura. Ntago biraba, ariko barahari rwose bafite umutima mwiza, abifuza no kuba babikora. Sibye ko wenda tuba tutarabishyira ku murongo neza ngo bikunde, ariko bizaza, turabyiteguye. Rero mboneraho no gushimira abantu bakunda kudukurikirana, bareba ibihangano byacu, yewe banandika amakomenti badushima se cyangwa banatunenga, kuko ntago twakora, ntago donc turi ku isi. Reka tubanze dufata akaruhuko gatoya, hanyuma mu kanya tugaruke tubanze dukine filime ho akantu gatoya, dukomeze ikiganiro.
batangiye kuza siri kubona ndi kubabona tuze gukora ikosa mukomere pastor mukomere cyane mukomere ahangaha nyine ni ku rukarabiro usanzwe ubizi nako ngaho ndacyapurisha Mani mbabarire gusuzugura Mani mbabarire gutukana Mani mbabarire gusuzugura mama Mani mbabarire gucira imanza abantu Mani mbabarire gusambana Mani mbabarire kuroga ibintu byose Imana kubabarira ariko madamu kuri kwatura utuntu dukeya mbese uwamuretse akagenda hari ibindi bisigaye umva madamaze ufite abahungu bangahe mukundana ni benshi cyane kuki utatuye ngo Imana imbabarire gutendeka hata birahagije ariko ntimukabike umwuka w'Imana ni kwa mukobwa we ko watuye gusambana kuki muri waratwaye umugabo w'abandi ntabwo wabikoze Imana imbabarire umwuka w'Imana abari hano atura n'ibindi vuba gira vuba atura n'ibindi byaha nta bindi wibuka umva madamaze hari umwana w'abandi wishe ngo utamushaka ngo ku mugabo w'abandi ibyo kuki utabyatura Imana imbabarire kuki uri umwicanyi kuki utatura kwicana ntimukarushye umwuka w'Imana ngaho komeza watura urabona ese uramwatuza ibyaha atakoze afite ibyaha byinshi mwuka wera urakoze mwuka wera watwaye miliyoni 2 ahantu wari ugiye guhaha ubona amafaranga ari muri boutique urangije urayafata urayatwara ntabwo byabayeho Imana imbabarire kuki mutumvira umwuka w'Imana mukaza mu rusengero nimukatura utwaha dukeya urakoze mwuka wera umwuka w'Imana twavuganye iki koko urabona abantu barabuze none uri kuba bavatasika umva madamaze kandi biraza kuza kandi ibintu bikomeza biraza kugukora ibintu urimo ntabwo ari byo kandi Imana izabahana wagarukirije ahubwo umva madamaze kutatuye icyaha cyo kujya mu bapfumu dore ndabona umwuka w'Imana uri kunyereka ahantu wagiye umanura ikariso y'umugabo mwari muryamanye urangije ujyana mu bapfumu kugira ngo mugire uwe umva kandi bikamubwira niba ari kutina gutumurije ntabwo nzongera kugutumira mwuka wera umva madamaze gusambana n'icyaha ubimenye kuraguza n'icyaha gutwara abagabo b'abandi n'icyaha ufite ubwibone bwinshi mu mutima wawe vuga ngo Imana imbabarire ubwibone bwawe kuki umva aho bigeze rekera rata mujye mu rusengero ni karibu kwa mu nzu kwa data umvikane nafatira n'ibiki umva nkubwire niba mugomera umwuka w'Imana bigeze aho ngaho Imana izabahana uretse tubonye abantu bake ikireka niba ushaka kuza kwigisha intebe gusa uri kumva niba uri buzigisha ugende n'ubundi abandi bantu bataraza ngo baguhumure ejo niburira abantu ariko umva nkubwire iyo umuntu akoresheje umwuka w'Imana ukuri ntabwo umuntu yabura abakristo ngo nuko yahanuriye abantu
wumvise ibintu umwuka w'Imana ambwiye kuri uriya mukobwa by'umwuka w'Imana wumvise bitari byo umva nkubwire wa mukozi w'ibyaha we kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara niyo mpamvu mu maso hanjye hakomera hakamera nk'urutare ntabwo nakemera ibintu rero uri kumbwira ngo mbeshyere umwuka w'Imana ntabwo ibyo bintu nabigendera mu maso yawe hari urutare mu maso wanjye harakomera hakamera nk'urutare kuko umwami Imana azantabara ubyumve neza kuki muyobora n'isengero mutazi ijambo ry'Imana ariko Imana yaragowe koko Imana yaragowe gufata abantu b'ibirara abadukurikiye ni Abahanga TV nk'ibisanzwe murabibonye rero aka ni agafilime twari ducishijeho ariko se nkwibarize Santos harya watubwiye ka kazina Chris na Kiben ya ndagira ngo nkubaze urebe uburyo mwakinnye aka kantu igitekerezo kwanza cyavuye kumva umupasiteri ibyo ariko ibi mukora ni story ziba zarabayeho ni naho mubikura bigenda bite ariko uvugishije ukuri uriya mwana ubundi ntabwo uba uko mbona ujya kumusoma hanze yabyo ubundi muba musanzwe muziranye okay hariya twari mu kazi nta n'ikintu rwose kiba cyabaye tuba turi mu kazi ariko nyine n'ubundi tuba dusanzwe turi abavandimwe tubana dufashanya dukorana nka groupe nyine dukora abavandimwe bishatse kuvuga ikigo so bishatse kuvuga ni nk'umuntu wawe ushobora kubwira ikintu akacyumva ukagira ikibazo akagikemura warwara akakurwaza kuko buriya ngo bajya banavuga ngo hari inshuti nziza ishobora no kukurutira umuvandimwe muvukana aha cyane ndashaka kwibanda ku gitsina gore igitsina gabo ni gute umubyeyi w'uyu mwana bari gusomana bari abyakira gute ntabwo ibi bintu bishobora gutuma urubyiruko ruzangirika mu minsi iri imbere oya ntabwo rwakwangirika ziriya ni inyigisho twe tuba turi gutanga ntabwo ari ibintu tuba turi gukora bya nyabyo kandi iyo dukoze ikintu nka kiriya twerekana ingaruka zacyo kuko ntabwo ari ibintu tuba tugiye gukora twebwe ngo twishimishe aho ngaho ndakeka bisobanutse ndagira ngo rero uretse iyi filime yitwa Ubuhiyisi iyo twarebaga ubu yagutwaye ugereranyije wayishoyemo amafaranga angahe amafaranga kugera kuva wayitangira ukayandika mbega kugeza irangiye kugeza ubu aho wavuga ni project iri hariya irangiye buriya amafaranga twaberetse ko ari ibyanjye ariko hari igihe uvuga ukagereranya so niba udashaka kubitangaza ni uburenganzira bwawe reka twihute noneho rero reka nkubaze noneho ku kijyanye n'umuziki cyangwa se umuziki wo bimeze bitewe ntabwo twigeze tubivugaho ibi bintu ikintu kijyanye tubivanga ute filime umuziki ubigenza ute buri kintu cyose umuntu agiha umwanya wacyo niba ngiye gutegura filime ubwo nshobora gufata nk'icyumweru cyangwa ukwezi bitewe na filime iyo ariyo nkayitegura nkayifata nkareba abakinnyi bari bwayikine tukavugana ibintu byose filime nkagenda nkayitunganya narangiza tukayikora niba ari igihe cyo kuvuga tugiye mu muziki ubwo ndafata filime mbe nzishyize ku ruhande kugira ngo ikintu kimwe kitaza kwica ikindi hanyuma ngende njye mu muziki wanjye nawe nkukore ubimanaginga byose ubihereza time buri gihe ni cyacyo kandi nkabikora neza bivuze ngo ikintu cyose ugiha umwanya buri gihe ni cyacyo kandi nkabitunganya fresh ni byiza cyane ariko ntabwo ari abantu benshi babishobora ni irihe banga ukoresha kuko urumva ko
ikintu bita time management ni ikintu kinanira abantu benshi kuba bafata ibintu bibiri byose kandi byose bijyanye donc nta nubwo ari bibiri gusa urumva harimo kwandika harimo ku directinga nagiye mbona handitse ko ni wowe wagiye uziyobora yego n'abakinnyi urumva hari izo nagiye mbona wagiye uba ari nawe executive producer cyangwa se washoyemo amafaranga ariko se nanone ndikumva udashaka kuvuga ku mafaranga cyane ariko reka wenda tuvuge mfite nka miliyoni 10 aka kanya ndazifite nazishora gute wangiriye nama nshobora kuzishora muri filime nkizera ko nzabona inyungu inyungu yo ntago wayibura kubera ko natwe tubikora tukabona nta musaruro uri kubonekamo twabireka tukajya mu bindi byunguka gute ko urabona wenda wakwizera kuzunguka mu buhe buryo so ibintu byose iyo ugiye gushora muri business ubuteganya ibintu bibiri ubuteganya kunguka cyangwa guhomba ukanataha kuko ushobora kuvuga ngo wenda ufashe botike uyishyize hariya uracuruje icyumweru kimwe bibiri ariko ukabona bya bintu birayoyose ugahita uvamo ukagenda ugataha so bivuze ngo rero na filime nawe ushobora kuyikora rwose ntiperforming kandi ndababwiza ukuri abantu mudukurikiye namwe mujya mubibona hari izikorwa zikarebwa hari n'izikorwa rwose ukabona wapi ariko harimo akantu byagukundiye reka twihute rero bishatse kuvuga ngo tugarutse ku kintu kijyanye no gushora amafaranga wagira inama nk'abantu ko bashora muri filime ariko nanone hajemo ibyo gushya babigenza bite ntago wajya gushora muri business uteganya gushya ubwo uteganya gushya wabyihorera iyo nama niyo mbanje gutanga ikindi kwigirira icyizere ntago ari njyenyine ugiye kubibashishikariza abantu benshi bagenda babidushishikariza kubikora bigerageze byange ariko wabikoze kuko natwe ubu twicaye hano nuko twakoze tugatinyuka tukabigeraho so rero ufite gahunda yo gukora yo kwinjira ni karibu ngwino ahubwo tugane twegere tukuganirize tukwereke uburyo bikorwa n'ayo mafaranga niba uyafite uyashoremo uze nawe urebe icyo abandi bakurushije ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo ntayitinya itarungurutse hanyuma ariko nanone muri filime zawe abakinnyi ku buryo bwo kubishyura cyangwa se nk'uwo muntu uri kubwira uti gushora muri sinema nta kibazo kwishyura abakinnyi byo bigenda bite bishyurwa gute wenda tuvuge nka ushatse gukinishamo wenda nk'abamaze kugira aho bagera ubona nk'inama watanga umuntu agiye gutangira entertainment cyangwa filime yakinisha abantu bameze gute se ni ngombwa kureba bari abantu basanzwe bazikinamo we nagiye mbona mu bakinnyi bawe harimo n'abasa naho bamaze kugira urwego bageraho muri sinema nyarwanda wagira inama gute umuntu uvuga ngo ndashaka abakinnyi bankinira filime yareba abasanzwe bazikina cyangwa birashoboka ko yafata uwo ari we wese urakoze ku bw'icyo kibazo urebye ufite n'ubushobozi bwo kubikora wahita utabikora wabikora ukasupendinga amafaranga ukayabaha bakirira ubundi nawe bakaza bakagukorera akazi kubera ko bariya bo hari n'abanyamwuga rwose baraza bagakora nta nubwo ari n'umuntu uba uzajya gufata ngo uguze utoze kuko buriya twe nyine mubona tubikora ibintu bijyanye n'amafilime ariko hari imvune hari uburyo donc bibanza kudusaba nyine kwitegura nka repetition n'ibindi ukabanza ukarepeta ukabanza niba ari script yanditswe yateguwe urabanza ukayifata ukayifiringa ukisanisha nayo ubundi ugakora ikintu kimeze fresh so rero wowe ufite ubushobozi bwo guspendinga ukazana abo bafite experience muri ibi bintu wabazana rwose mugakora ariko
hari n'impano ziba ziri ahantu ufata gutya ukazana zigagukorera akantu ugatwika ugakora filime kandi karyoha gusa ni nk'uwuhe mukinnyi wowe wumva mwakinanye ukavuga uti ewana aranyemeje kabisa ibyo wongerejwe ni nk'uwuhe mwakinanye bo hari umuntu wantangaje kari benshi ni benshi ariko buriya siperasiyo nk'abatamuzi akina muri filime Seburikoko ica kuri televiziyo Rwanda nawe mwarakoranye nawe twarakoranye mwakoranye muri iyo filime ni filime nshyashya ndi kubategurira hariho trailer kuri iyi channel bita Abahanga TV iyo filime yitwa Bisabidasa yes ni filime nshyashya igiye kujya hanze yanjye irimo abasitari nyine abatukote yes muramuza akina muri Bamenya harimo Inspiration harimo n'abandi tuzagenda tuzana kuko ifite ikintu bivuze kandi ndi kwitegura kandi ntago ari ibintu ngiye gukora ngo bihite birangira ntago ari filime irangira ni filime ire episode yes ubwo bivuze ngo uriya mukinnyi ngenda naramuzanye usibye no gukora ariko wabonaga ko ibintu yabigize ibye yes turakorana ariko ubona ko ibintu yabigize ibye ni nk'ibye noneho kumuha script ngo soma ukine yaranyemeje ahita yisanisha nabyo ubwo nimba ari ukurira akarira amarira ukayabona gutya ku kanya nta kindi kintu hari abo nyine umuntu aba yumva ngo bakoresha izi tekinike kugira ngo babone amarira ninjye muntu bihamije ko Inspiration biriya bintu akora muri Seburikoko cyangwa mu zindi filime hari niyo yakinnye tumwita yitwa Ntare y'Ingore yitwa Ntare y'Ingore ubundi iyo ngiyo ni nayo numva ngewe nanamumenyeyeho cyane ariko yabikoze koko nk'Intare y'Ingore so ibyo bahwe ahari ndanamusuhuje nanamushimira cyane kubwitangiye yageze mu gihe kimwe warabizi cyane ariko n'umukinnyi ariko akaba n'umunyamwuga rwose araza akagukurira ukabona ko aguhaye umusada ariko se mu rwego rwo gutunganya filime zawe ntabwo bihenda kuvuga ngo reka njye muri studio niba nshaka abakameramani nkore ntabwo buriya bikugora bo ibintu byose ntabwo biba byoroshye kuko buriya n'ikintu uzabona gutyo kikaboneka gutyo cyoroshye icyo kintu ntabwo mba nyiha amahirwe 90% ko icyo kintu cyaba gifututse cyangwa cyaba cyanakunda cyagira nyine ahantu kigukura kikagera naho kikugeza kuko urebye ushobora kubaka nk'inzu wenda ukayubaka mu cyumweru bitewe wenda n'amafaranga hari abantu babikora ugahita ubikora ugafata amatafari ukayabumba ataruma neza ugahita uzamura inzu ugashyira hariya iyo nzu ntabwo ikomera ni za zindi ubona zubakwa bagahita bongera bakavuga ati musenye ntabwo iyo nzu mwayubatse mwabanje kwitonda cyangwa no kwiga kuri proje y'ibintu mugiye gukora impuhwe zose wari umfitiye ngo urashaka kuba umugore nawe kurya ni ukumuzana mu muntu uza mu gicumbi kugira ngo ujye umusangayo nkahari umva mbabara basi wowe urashaka iki azaba afashije neza nanjye ndikumva mu mutima wanjye nanjye ndikumva ko harimo akantu kari kunkomanga Afadia sheri ko ikanze niki ngo papa Diane yemko reka muge nina abagenda kuri kwimana mbabare mugore wawe ariko mama sala mushizeho nyine nabwira ko turi kureba ikibazo umwana afite kituma gikora kungana gutya
ubu umuntu ushobora kumubwira ukamugira inama ariko se reka nk'umuntu umenyereye ibintu by'amafilime wabikoze ukaba ugeze ufite urwego umaze kugeraho filime nyarwanda zitaniye he na filime z'inyanigeria zitaniye he na zino filime twita inyamerika bitandukaniye ni uruhe rwego wagereranya filime nyarwanda wazigereranya gute ku rwego mpuzamahanga? Buriya rero buri gihugu kigira umuco wacyo twebwe dukora nyine nk'abanyarwanda nubwo wenda hari n'ibyo tuba dushaka gutanga ngo bigere naho hose uri kugenda uvuga ariko buriya urebye filime hariya muri Nigeria nk'uko uri kubivuga ukareba filime ziriya zo hanze n'ahandi hose ugashaka no kuzigereranya no mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bishobora gushoboka ariko buri gihugu kigira umuco wacyo niba ngewe ntegura filime nkayandika nkabanze ngo dufite indangagaciro zacu mu gihugu cyacu ubwo akenshi nibyo ndi butegure ngendeye ku ndangagaciro igihugu cyacu cyadutoje ubwo rero n'abariya bategura ukwabo bagashyira filime zabo hanze tukazireba. Reka tuvuge mu rwego rwa tekinoloji nicyo nshaka kuvugaho cyane amasoftware hano mu Rwanda mukoresha ntabwo ariyo abandi bakoresha kuko hari filime ujya kubona ukabona nanone zajemo ntago ziri donc ukabona zirushana gute mu buhe buryo nyine reka tureke wenda no kwiyemera cyangwa ngo tujyeho tunabeshye n'abantu burya n'ubushobozi burakonta. Abakomeje kudukurikira ku Bahanga TV ni ibisanzwe wibuke gukora subscribe ndetse ibiganiro tukugezaho ujye ukora share kugira ngo ubisangize n'abandi uherereye mu Rwanda uherereye muri Amerika uherereye hirya no hino ku isi tukubwire ngo ni Abahanga TV aho ushobora gusanga ibiganiro bya abahanzi amakuru menshi meza kandi agezweho filime ndetse n'ibindi. Inama wagira ababyeyi ni iyihe bakimeze gutyo bumva ko gutanga umwana kuba yakina filime ari ibintu bibi ibyo nta nk'umukobwa cyangwa n'undi nubwo yaba ari n'umuhungu nkajya kumukoresha muri filime njye ubwanjye mba ndi kumuzamurira impano hari igihe aba afite impano yo kuba yakina filime rero kumufata ukamuma nkagenda nkamukoresha nawe ubwe biramumotiva kumva ko yakinye filime ahari nubwo yaba yicaranye na bagenzi be banamubwira ngo twakubonye kina muri iyi filime hari icyo bimufasha. Ikindi buriya gukina filime ntago ari bwo biba birangiye gusa ahubwo nawe ubwe iyo wanditse iyo script iyo ari umwana ufite mu mutwe kandi akaba anatekereza script wamuhaye arayisoma akumva icyigisho kirimo nawe ubwe kimusigira isomo. So rero ndasaba ababyeyi badukurikiye cyangwa bakurikiye iki kiganiro kujya bafata abana bakabarekura rwose umuntu naza kugusaba umwana yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu akavuga ati mumpe ngende mukoreshe ni inyungu ni inyungu. Okay, hari abantu ushimira mbere yuko dusoza bakuba hafi ntago babura hari umubyeyi mwita mami ni mama wanjye aramfasha tuye Kibagabaga ndamushimira. Ikindi nkashimira n'ababyeyi banjye bari igahanga nabo ndabashimira ariko n'abafana bose muri rusange b'inshuti zanjye by'umwihariko Sylvia mama bebe abo ndabashimiye n'abandi bana tuvukana barahari barumuna banjye abo nabo ndabakunda. Murakoze rero mwebwe mwakomeje kudukurikira kuri iki kiganiro giciye kuri Channel Abahanga TV mukore share subscribe comment zanyu zirakenewe kandi iyo filime bisa bidasa iraje vuba byihuta n'ibindi biganiro mujya mu bibona byiza tuba twabateguriye. Impuhwe zose wari umfitiye ngo urashaka kuba umugore nawe kurya
ni ukumuzana mu uza mu gicumbi kugira ngo tumusanga nk'ahari umva mbabarira basi wowe urashaka iki azaba afashije neza nanjye ndikumva mu mutima wanjye nanjye ndikumva ko harimo akantu kari kunkomanga sheri ko ikanze niki ngo papa Diane yimko reka muge nina abanje nakuri kwimana mbabarira mugore wanjye ariko mama sha namushyizeho nyine nabwira ko turi kureba ikibazo umwana afite kituma gikora kungana gutya Okay, ngira ngo rero murabibona ni trailer twarebaga abadukurikiye kuri channel yacu Abahanga TV, mukomeze mukore subscribe ndetse mu sharing kugira ngo musangize ibyiza tubagezaho, mu bisangize inshuti zanyu. Wibuke gukora share kandi ukore comment nayo iba nziza. Reka mbabwire ngo rero aho muherereye hose turabakunda cyane. Reka rero dukomeza umusaza. None se iyi filime tumaze kureba agace gato cyangwa se ni nk'akantu kaga publicité kayo, ndabona ariko imeze neza pe. Filime kuba ari nziza rwose ni nziza kandi ifite ide, ifite ikintu ivuze ishaka no kwigisha, kandi ibi bintu tubikora tugira ngo tugire ibyo dukumira bitaraba, ikindi kandi tugire n'ibyo tunetraliza nyine byabaye, tugira ibyo dukura mu bantu nyine, tugira inyigisho dutanga nyine muri rusange. Wowe uzareba iyi filime igire aho igukura, igusigire n'ikigisho, nicyo kintu dukorera filime, naho ubundi nta n'ikindi, kuko n'amafaranga tudakoze na filime twakora n'ibindi tukabona amafaranga, ariko nta nubwo nayo nyapfobeje amafaranga ni meza ava muri filime, ariko nuko nshatse kuvuga ko ahanini tuba dushaka kwigisha abantu, tuba dugira ngo duhindure isi. Yes. Ni byiza cyane kandi ni igitekerezo cyiza. Muri iyi filime urateganya ko izagera ku isoko ryari cyangwa izasohoka ryari ku buryo umuntu ashobora kujya kuri channel Abahanga TV akandikamo akayibona akayireba? Turacyabitunganya kuko buriya nubwo hari trailer ariko hari ibintu byinshi nyine bitarakorwa, umuntu biri gusaba ko tugenda twongeramo kugira ngo filime ize imeze fresh. So rero igihe cyo ntago izatinda, filime ni vuba. Reka mbabwire ko ari vuba, mwebwe mujye mujyaho murebe, kandi haba hariho n'ibindi bintu tuba dukora kugira ngo tutabicisha irungu, ariko filime yo rwose ndababwiza ukuri ni vuba. Bishatse kuvuga ko wenda bitararenza nk'amezi 2. Amezi 2 ni menshi. Amezi 2 ni menshi kuko buriya iyo wafashe ikintu ukagishyira hanze biba bigaragaza ko kiri mu nzira, kiri kuza kandi byihuse. So niba narabahaye trailer hariya ni nko kubatera amatsiko y'ikintu bagiye kureba. So rero bivuze ngo filime reka ne kuvuga igihe, ariko amezi 2 ni menshi. Ariko reka nkwibarize gato, abantu b'abastari nzi ko ni ibintu abakobwa donc bakundwa n'abakobwa benshi, kuri wowe ubifata ute ibintu bijyanye n'abastari se? Nawe urabyemeza? Kuko hari ukuntu wenda nagaciyemo tugacishemo tukaganireho, wemeza ko filime ishobora gushoka nk'umukobwa wenda n'urugero cyangwa umusore akisanga mu ngeso zitari nziza, ibiyobyabwenge, ibyo bintu tubyemeranyaho? So umuntu niwe wifatira umwanzuro ku giti cye, buriya hari ikintu bita ingeso, ushobora kuba usanzwe ubikora, ariko hari n'igihe wenda winjira muri ibyo bitewe n'abantu muri kugenda muhura bakaguhindura ukaba undi muntu. Wenda ukaba wakwinjira muri sinema, simvuze ko sinema ariho habera amafuti, nta nubwo anabamo, ahubwo n'abayakora baba basanzwe bayakora. Iba ari ingeso.
so bivuze ngo uri umuntu ufite ubumuntu bwawe n'indangagaciro zawe kuki ushobora kwinjira muri sinema ukaza uje kwikoreramo amabi cyangwa wenda ugahinduka wagumanye umwihariko wawe ukaguma muri wa wundi ugakora sinema ukabyita akazi n'ibindi wenda ushakamo n'amafaranga byarangira ukisubira kwa kundi njyewe mbabwize no kuri hagati aho ndi n'umwadeperi ndi umurokore ariko nanone reka twe kubica inyuma kuko kugeza izi saha ababyeyi benshi ntabwo bashobora kwemerera umwana we kabone niyo yaba amubona w'iyo mpano cyangwa akabatekereza ko abantu bakora ibintu bya sinema cyangwa se babikina ni ibirara ni babandi icyo kintu ndateka reka nguce mu ijambo hari umubyeyi umwe w'umumama nigeze kwaka umukobwa ndamubwira ati rero nkeneye umukobwa unkinira aka karori kameze gutya tuganira amafaranga buri kimwe cyose turabyumvikana ariko arambwira ngo none se umukobwa wanjye ari kwiga ko ari kwiga numwinjiza muri ibyo bintu arabibangikanya gute no kwiga ndamubwira ati kwiga twe dushobora kuba dukora muri weekend wenda nkabipanga kuko ninjye director ati ko ari kwiga biragenda gute aramukwima ntago ibyo ari byo byose yabuze nawe amahitamo kubera ko nawe nabimuganirije ikindi kandi mubwiza ukuri ndamubwira ati rero ngiye nkora gutya bigenda gutya ubwo umukobwa ariko ntabwo yamumpaye arambwira ati bya bindi nyine wari uri gushidikanyaho se kubera iki baba ari abana batoya mukabazana muri filmation ntibashobora kugira gutya na gutya n'iki bagahura n'abandi bantu bakabarangaza ababyeyi nabo baba bafite impungenge kandi buriya bajya bavuga ngo uwo ukunda uramufuhira rero muri uyu mubyeyi kugira ngo anaguhe umwana we wamugana aba yanakubashye ariko ntibivuze ngo abagiye mu ngeso mbi ahubwo abagiye guha inyigisho abandi bana bagenzi be so rero uwo mukobwa ntabwo yamumpaye yari afite impungenge yuko donc icyo gihe byari no muri examen bagiye gukora examen aravuga ati performance ye ku ishuri ishobora gusubira hasi kandi ubona bari no mu bizame ugasanga umwana aratsinzwe yagiye mu bintu bya filime birumvikana mbere yuko tusoza rero reka tubanze dusome ku mazi gatoya hanyuma tugaruke tugana ku musozo w'ikiganiro reka twongere tugaruke Santos tuganira mu buzima busanzwe ukunda iki ukunda kurya iki ese iyo umunsi wawe ukontorora gute ukunda ubigenza uteye imyenda ukunda kwambara tubwire muri make biterwa naho ndi n'ibyo ndimo ikindi mu byo kurya biterwa n'amasaha hari amasaha yagenewe kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba ibyo ni ibintu twese tuzi so hari breakfast ariko muri ibyo byose hari icyo ukunda ukavuga ati mbonye inyama biba ari tayari mbonye iki igitangaje rero buriya ngiye nikundira ibijumba ibintu bijyanye nyine n'ibintu byacu hano muri Afurika buri ibijumba ndabikunda bya hatari nibyo biryo nyine njya nkumva ndanyuzwe gusohoka se jya usohoka gusohoka gute sohokana n'inshuti zawe ku bintu nk'ibyo hari abantu benshi badakunda kuba basohoka ahubwo akumva buri gihe agomba kuba yibereye mu kazi ke wenda bitewe n'intego ashaka kugeraho wowe uri mu ruhe ruhande ujya ugira umwanya wo gutembera no kwishimisha ntabwo byabura ibyo ngibyo ariko mbikora gakeya kubera ko hari ibintu byinshi umuntu aba ari gutunganya kandi ikindi umuntu aba ari gutegura ejo hazaza cyane dore ko tukiri n'abatoya tuba tugomba kureba cyane ejo hazaza kuruta uko twabona ibintu by'inyungu bya hafi nk'ubwo ngiye kwishimisha birenze urugero rwanjye ejo mu myaka 60 cyangwa 70
ntago igihe naba naragikoresheje neza. twagiye rero kuri kiriya kintu nyine twarimo tuvugaho cyo kuri uriya mubyeyi nyine wanyimye umukobwa ariko nta n'ibirenze. inama wagira ababyeyi ni iyihe bakimeze gutyo bumva ko gutanga umwana kuba yakina filime ari ibintu bibi? ibyo nta kumpa umukobwa cyangwa n'undi nubwo yaba ari n'umuhungu nkajya kumukoresha muri filime, njye ubwanjye mba ndi kumuzamurira impano. Hari igihe aba afite impano yo kuba yakina filime, rero kumufata ukamumpa nkagenda nkamukoresha nawe ubwe biramumotiva kumva ko yakinnye filime. Ahari nubwo yaba yicaranye na bagenzi be banamubwira ngo twakubonye ukina muri iyi filime, hari icyo bimufasha. Ikindi buriya gukina filime ntabwo ari bwo biba birangiye gusa, ahubwo nawe ubwe iyo wanditse iyo script, iyo ari umwana ufite mu mutwe kandi akaba anatekereza, script wamuhaye arayisoma akumva icyigisho kirimo, nawe ubwe kimusigira isomo. So rero ndasaba ababyeyi badukurikiye cyangwa bakurikiye iki kiganiro kujya bafata abana bakabarekura rwose. Umuntu naza kugusaba umwana, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, akavuga ati mumpe ngende mukoreshe, ni inyungu. Okay, hari abantu ushimira mbere yuko dusoza bakuba hafi? Ntago babura. Hari umubyeyi mwita mami, ni mama wanjye, aramfasha, atuye Kibagabaga, ndamushimira. Ikindi nkashimira n'ababyeyi banjye bari i Gahanga, nabo ndabashimira, ariko n'abafana bose muri rusange b'inshuti zanjye, by'umwihariko Sylvia, mama Bebe, abo ndabashimiye. N'abandi bana tuvukana barahari, barumuna banjye, abo nabo ndabakunda. Murakoze rero mwebwe mwakomeje kudukurikira kuri iki kiganiro giciye kuri Channel Abahanga TV. Mukore share, subscribe, comment zanyu zirakenewe, kandi iyo filime bisaba idasa iraje vuba byihuta, n'ibindi biganiro mujya mu bibona byiza tuba twabateguriye. Yes, ndashimira wowe mama Bebe. Ikindi ndashimira abantu ushima bakuba hafi bose batangire. Murakoze. Ndashimira umubyeyi wanjye utuye Kibagabaga, mwita mami kandi ni mama wanjye koko. Ikindi nkashimira n'ababyeyi banjye, nkongera gushimira mama Bebe, nkashimira na Sylvia, nkashimira n'abantu muri rusange badukurikira. Murakoze rero kandi ntabwo ndi gufata. Tugiye kubazanira iyo filime vuba, yitwa Bisaba Idasa. Mujyeho mukore subscribe, comment, share, ibyo bintu rwose turabikeneye kandi ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze rero, naho ubutaha. Abakomeje gukurikira iyi Channel Abahanga TV, tubabwiye ngo turabakunda cyane. Ntuveho udakanze subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho uko bwije nuko bukeye. Twari kumwe na Santos, hanyuma Imana ibamugisha. Peace. Kuri gutuma mpfiramo imbere wa reka ukuntu uri mwiza ariko ubibona njye ntabwo mbibona. amakagisi akandi none mbere kuri mwiza.
just reka tubikore ntari ndabanza umubiri bwanjye sibyo ndagukunda sibyo baby hajya kakaririmba ka kirakundaga ntabwo yikikibuka neza akunda gukunda urabizi sibyo nanjye ndawukunda Suzanne ndakugirira umva nk'ikibazo umbashije kweri ibintu ubona tuzabikora kugeza ryari ariko nta kibazo cyabyo sibyo hanjye hari igihe tubikora rwose nkabona sinanabyumva neza oya ariko wareka tukagana inzira y'urusengero gusenga be nisi byari birenze ku buryo wavuga oya birarenze gute se ubwo wavuga ngo ni birenze nta kibazo cyabyo kubikora rwose be sibyo ati ntabwo mba mbyumva neza ahubwo njye cyo nakubwira nuko twagana inzira yo mu rusengero gusenga nabyo rero reka wapi gusenga ubu urabona bimbereye gusenga wowe urabona nsa nko gusenga kubera iki se be ntabwo wowe wagakwiye kujya gusenga sibyo rero uruwanjye subiye kandi ndagukunda sibyo rero we mbwira kujya gusenga ariko nanjye ndagukunda nise ku cyumweru ukaba ushaka kunjyana ntabwo ibyo bintu nabikubwira ntagukunda ibintu byo gusenga hafi rwose wagiye ureka kuvuga gutya nubwo ibyo se ubona tubikora gutya ku isi hari ikibazo kibirimo kuryoshya ya nijoro njye rwose mva no muri tageti yanjye ririmo ijoro nisi ranzimo kabiza kwanjye amusoro imbabarira kabiza ndi kukubwira ibintu si ubyumva ngo akabiza nisi ijoro rirenze irigiri niri kweli buryo umbwira ngo ushaka gutageti yawe iby'ijoro ijoro rirenze irigiri tubamo njye nawe niri si nijoro nyabaki be hari icyo wamburanye ntacyo ntabwo ariko ari icyo ngicyo nashatse kuvuga icyo nashatse kuvuga ni uko twajya mu rusengero tugasenga simbizo ntacyo nigeze nkuburana mu rusengero sibe wagiye wumva ngiye n'izina ry'Imana ndababaye ndababaye ibyo bintu byo gusenga ubumbwira kweri nese hari icyo bitwaye ako be ubundi uri kuki ushaka kongera ubundi niye tageti ufite kujyana mu rusengero tugasenga ibyo by'ijuru uri kushaka kumbwira Imana menya Imana se ntuzi umuntu wakuremye ikindi ushaka kumenya kirenze ibyo ngibyo ni iki mu rukundo rwanjye nawe ntacyo natabonye niba utemera ko umva tujya mu rusengero tukamenya Imana urukundo rwanjye nawe ruhagararire hano ntacyo natakoze kandi urabizi ko nkukunda wapi ushaka kugira gute sibyo ndagukunda urabizi sibyo ariko mbabari tuzajyeyo rimwe ryonyine sibyo rimwe ryonyine se binyemere sibyo rimwe ryonyine tuzongere gusubira ibihe byose so nkunda ariko ibyo bintu byo gutandukana wapi aho kuzambara ikigiyo rimwe sibyo ntabwo ibyo bintu nabyumva ni ukuri ntabwo nabyumva izina ry'Imana ndagukunda umva nanjye ibyo ngibyo ntabwo ndi kubikubwira kuko nkwanze ndagukunda nanjye I'm sorry, see you. Wambabariye. Rimwe ryonyine be oya. Rimwe. Nawe nyemerera kuki uri kumva ko nakumvaho utanga. Ngenda bikwemereye, subiza. Ndabikwemereye. Rimwe ryonyine. Ngo ari iki? Basi gatatu konyine, gatatu be, gatatu. See you. Igihe cyose. Oya mbabarira. Ibintu byo kuvuga bikumva nta mpaka hano majije gushwana n'abavugabutumwa benshi cyane muri urusengero baraza bakabwiriza nyine ubone bafite amavuta uri kumva
ariko birangira ngiye nshwanye nabo hari n'uwo nasohoye rwose mutaha hanze y'urusengero uri kumva kuko reka mubwire ubu bize no kumutungura rwose abantu babaye bakeya barabuze kubera ingaruka zanyu murasanga umwuka wera mukitigisanga mene byose ni ibiki ngiye ndi gushaka amafaranga uri kumva rero utaza kuza hano kugira ngo tubanze twumvikane utaza kuzana bya bintu bijyanye ngo umwuka wera ngarambiye n'ibyo uri bubwirize urabitegetswe uri kumva ariko pastor nawe ko umuntu ari nzi neza ko ngiye gukora umurimo w'Imana nko ku mwuka w'Imana si umurimo w'Imana wo guteka mutwe nawe uri mu bateka mutwe ubu mwuka w'Imana arambwira ibintu nindangiza mbihindure ariko umwuka w'Imana natwe adukorere mu sibyo akorera no mu bandi baba bari aho ngaho ariko ibyo kuza uvuga ngo nk'ubu ngubu tugiye guhagurukana hano tujya kwakira abantu nyine twabamenyereje ko bazajya binjira hano batuye bikumva tugiye gukora ikintu bita kwatuza abantu binjire nyine ahera bakeye hanze n'imbere binjira ahera wowe ureba ubwo ngubwo nayo manyanga ufite n'ikimenyimenyi nambaye ibyera bikumva na hano nahera ubwo rero tutazana ibintu by'amanyanga byo byari ni mu mwuka wayagarambuye tutaza kubishwanyira nawe nka gutumuka ariko insengero musigaye mwarazinduye ibintu by'ubucuruzi ubucuruzi muri gucuruza abantu wasigaranye bakeya uzageza mu bwami bw'Imana uri gucuruza umwuka w'Imana uri gucuruza ijambo ry'Imana ngo abantu bakubanye bakeya gushaka amafaranga musubize guhita icyo utari guhita icyo usubire umva pasi nzana undi uri bubikore nk'uko mbishaka umva ikibazo ni uko naguje abantu babonye urumva ntabwo guteje abantu ibyo bintu ndabikora ariko amaraso y'abo bantu ndayakarabye azakujyeho wowe n'ibyo ukora umva mubwire nawe byinoza by'imyuka wera nshaka hano ubundi imyuka wera kubera iki twebwe tutavugiramo ikavugira muri mwe none se yamuvugiramo muri abanyamanyanga yamuvugiramo mushaka amafaranga yamuvugiramo muri abatubuzi pasi wasanga uri n'umusambanyi warangiza ukaza kubeshya abantu urasenga oya pasi njyewe rero reka nzanye mbabwira ukuri kuko ibi bintu maze guhura nabyo ahantu henshi cyane umuntu araza kwigisha navuga ngo turashaka amafaranga ngo bwiriza ibi ngo vuga ibindi none se uribwira ko umwuka w'Imana adahari kandi mwebwe bavuze muzagera imbere y'Imana mukavuga ngo twaravuga ngo mwami twakoraga ibitangaza mu izina ryawe twahanuraga mu izina ryawe azabasubiza ngo sinigeze kubamenya sasa rero buriya hari ikintu utazi uri kumva iyi si dutuye turimo ubu ngubu ni bizinesi nta bintu by'imikino akaba ariyo bizinesi mwiza no mu nzu y'Imana ntagiye gucuruza inyanya ntagiye gucuruza ibirayi amashuri nawe narizeye aba yaramariye iki ubwenge nawe mfite bwaba bumariye iki n'abacuruza inyanya ntabwo bafetse ni akazi kandi karabatunze ariko iki kintu tucyumvikane uri kumva pasi ndabyumva ariko buriya mwakagombye gukina n'ibindi bintu byose ariko gukinisha Imana bishobora kukugiraho ingaruka zimwe zidasanzwe ni nayo mpamvu ugiye kubwira ukuri icyo umwuka ari bubwire basi ndakivuga nk'uko kiri ibi bintu ko hazakora byaza kukugiraho ingaruka witonde ariko basi umva urambabaje ndi umuntu mbwira ukuntu Imana imeze mu ijuru iri kureba abantu nk'abo mugenda mutegera umutwe abantu ntaretse mukazana ibintu ngo byo kuvuga ngo murashaka amafaranga mu nzu y'Imana mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubuntu noneho tugiye kumvikana sibyo nk'abantu b'abagabo itike yakuzanye ugiye kuyinsubiza ibyo bari bukwakirize nabyo urabyishyurira n'itike igusubizayo nayo uraza kwishakira hanyuma uwo mwuka w'Imana n'ibindi byose uri kuvuga ngo twaherewe ubuntu turaza kureba ubwo buntu bwawe bwari umva pasita umuntu ntatungwa n'umutima gusa atungwa n'iki n'ijambo ry'Imana njyewe ryatunga urumva neza ndagiye ariko nibeshye
nitujya kwatuza abantu nibeshye ugira umuntu ukomeretsa ndakwereka keretse umwuka w'Imana natamanuka ntabwo ngiye nshobora gutatira igihango nagiranye n'Imana umwuka w'Imana namanuka ndabivuga byose maze ikibyinjye kimeneye abapasiteri b'imitwe gusa nizere ko kubabona ko batangiye kuza siri kubabona ndi kubabona tuze gukora ikosa sibyo mukomere pasiteri mukomere cyane mukomere ahimbaza ahangaha nyine ni ku rukarabiro usanzwe yumva nako ngaho dutapurisha Mani mbabarire gusuzugura Mani mbabarire gutukana Mani mbabarire gusuzugura mama Mani mbabarire gucira imanza abantu Mani mbabarire gusambana Mani mbabarire kuroga ibintu byose Imana kubabarire ariko madamu uri kwatura utuntu dukeya mbese wamuretse akagenda hari ibindi bisigaye umva madamaze ufite abahungu bangahe mukundana ni benshi cyane kuki utatuye ngo Imana imbabarire gutendeka hata birahagije ariko ntimukabike umwuka w'Imana ni kwa mukobwa we ko watuye gusambana kuki muri waratwaye umugabo w'abandi ntabwo wabikoze Imana imbabarire umwuka w'Imana abari hano atura n'ibindi vuba gira vuba atura n'ibindi byaha nta bindi wibuka umva madamaze hari umwana w'abandi wishe ngo utamushaka ngo ku mugabo w'abandi ibyo kuki utabyatura Imana imbabarire kuki uri umwicanyi kuki utatura kwicana ntimukarushye umwuka w'Imana ngaho ukomeza watura murabona ese uramwatuza ibyaha atakoze afite ibyaha byinshi mwuka wera urakoze mwuka wera watwaye miliyoni 2 ahantu wari ugiye guhaha ubona amafaranga ari muri boutique urangije urayafata urayatwara ntabwo byabayeho Imana imbabarire kuki mutumvira umwuka w'Imana mukaza mu rusengero nimukatura utwaha dukeya urakoze mwuka wera umwuka w'Imana twavuganye iki koko urabona abantu barabuze none uri kuba bavatasika umva madamaze kandi kabwiriza kuzakuzana kandi ibintu bikomeza biraza kugukora ibintu urimo ntabwo ari byo kandi Imana izabahana wagarukirije aho umva madamaze kutatuye icyaha cyo kujya mu bapfumu dore ndabona umwuka w'Imana uri kunyereka ahantu wagiye umanura ikariso y'umugabo mwari muryamanye urangije ujyana mu bapfumu kugira ngo mugire uwe umva rabisera radoyo kandi bakamubwira niba ari kuko gutumurije ntabwo nzongera kugutumira mwuka wera umva madamaze gusambana n'icyaha bimenye kuraguza n'icyaha gutwara abagabo b'abandi n'icyaha ufite ubwibone bwinshi mu mutima wawe vuga ngo Imana imbabarire ubwibone bwawe kuki umva aho bigeze rekera rata mujye mu rusengero ni karibu kwa mu nzu kwa data
twumvikane nafatira fati n'ibiki umva nkubwire niba mugomera umwuka w'Imana bigeze aho ngaho Imana izabahana uretse tubonye abantu bake ikireka niba ushaka kuza kwigisha intebe gusa uri kumva niba uri buzigisha ugende n'ubundi abandi bantu bataraza ngo baguhumure ejo niburira abantu ariko umva nkubwire iyo umuntu akoresheje umwuka w'Imana ukuri ntabwo umuntu yabura abakristo ngo nuko yahanuriye abantu wumvise ibintu umwuka w'Imana ambwiye kuri uriya mukobwa ntabyo umwuka w'Imana wumvise bitari byo umva nkubwire wa mukozi w'ibyawe kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara niyo mpamvu mu maso hanjye hakomera hakamera nk'urutare ntabwo nakemera ibintu rero uri kumbwira ngo mbeshyere umwuka w'Imana ntabwo ibyo bintu nabigendera mu maso yawe hari urutare mu maso wanjye harakomera hakamera nk'urutare kuko umwami Imana azantabara ubyumve neza kuki muyobora n'isengero mutazi ijambo ry'Imana ariko Imana yaragowe koko Imana yaragowe gufata abantu b'ibirara dore n'undi araje ariko numugira kuri umva ahita nkuhambiriza ariko ntacyo we wangira yo bro Mr. Papa mezente fresh izina ryawe nisi ridadi mevipi zema ya uyu n'umukozi w'Imana mwamwumva abantu mwakira none se tugomba gutanga impuguro ku bantu bose none se niba ariko man Imana yanyigishije kubabarira ngaho atura ibyaha byawe atura ibiki ibyaha byawe byari ibyo nsonyemo mu rusengero baje baratura siko gahunda mufite hano ngaho rero umubwire yatura shumbi musigaye mwatuza mwana musaza musigaye mwatuza ngaho atura ibyaha byawe turi kwatura narashe bore ejo bundi kurasa bore iteka nyine anyiteho tu narashe bore iteka anyiteho kurasa bore ni kurasa base pasta nayo nuka bidage mwana kubidage ni iki yavuze kwiba yewe ngo yibye bore munufasha kubyumva mbese munabiziranyeho waribye nyine ni ukurasa nyine nawe urabyumva ibindi ngaho Imana ikubabarire ndumva aricyo cyaha cyonyine nkavatisana umva nkubwire ntufite ababyeyi bombi ndabafite ugeze aho uca papa wawe nyuma uyu muhungu umusore aryamana na nyina reba icyaha cyo kuryamana na mama wawe nabyimana ntabwo ndera barakujyana urenda no kwica papa wawe waretse uyu nguye nubwo uri kumubona gurikiza amatora yose nura kweri umva wakambwiye mwana ubusambanyi bwawe uzabugeza hehe ubusambanyi bwawe uzabugeza hehe ari uwari ndibuka umwuka w'Imana ari kubimbwira ngaho hakana kejo bundi batagufatiye no ku mugore w'abandi kwe musaza nawe ntabwo uvuye muri gereza ntabwo bagufunze kubera wanjyanye mwana wanjyanye umva atura neza umva inyuma yawe ndi kubona urutonde rw'abakobwa benshi bagwerekeje wabuze umukobwa wahitamo musaza umuntu ubundi saa turutse indera mwana none abantu usigaye utuzanye umva hakana noneho ko dage hakana dage sinakimaya umwuka w'Imana ari hano hantu ari hano se hakana kuvuye mu rugo utanyoye itabi yihakana wabonye se ndi ngo mwana umva kubundi waruzi ko indera urahazi karaheza umva nkubaze mama wawe umudamu w'inzobe munini muremure ntabwo ari byo ahubwo waramusanze ntabwo ari byo oya bihakane ntabwo ari byo mama wawe si inzobe si umudamu muremure munini ukuntu papa wawe si umusirikare shani ibyo kabisa akusuma sigero tugendisha abamanigo ku byo batumenya byose mwana tugenzura bikanga umva aho bigeze ibintu ndakurambiwe ushaka wanakwigendera n'ubundi byo
Zabira daje kwumva ijisho ry'Imana rirabona. Ijisho ry'Imana rirabona nta na hamwe waryihisha. N'uyungurira mubona n'abandi bose rirababona. Urumva neza. Ayo riri muri wowe. Urumva neza. Riri muri wowe. None se ibyo mubwiye ntabwo ari byo. Mwajye mwihana mugatinya Imana. Uzutoneka. Mugende mu rusengero turaje tubakirire. Rero reka twumvikane.